Rwa Innovation Hub iguhaye ikaze. Dukomeje kubashimira mwebwe abadukurikira buri munsi. Nimba uri mushyashya kuri uyu muyoboro mugari w'ikoranabuhanga, kanda subscribe, ukande like, ukande share, usangize abandi ubumenyi. Hanyuma tuzamukane munsi ya tekinoloji. Dukora cyane ku mashanyarazi, electromechanical, mechatronics, computer system, networking and IT muri rusange. Ibyo bintu byose tubivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma dukomeze tuzamukane mu bumenyi ngiro. Murakaza neza muri iyi video y'uyu munsi. Yes. Turabasuhuje mwebwe akomeje gukurikira Rwa Innovation Hub. Hano dufite inzu. Iyi nzu turashaka ko aya matara yacu muri kureba hano hanze izajya yatsa. Narona ko ari amatara yo hanze izajya yacana ari uko ubwije, hanyuma ikazimya ari uko bukeye. Ushaka kwibaza ngo ibi bintu irabikora gute? Irakoresha igikoresho tuje kubabwira. Kanda subscribe, dukomezanye n'izindi video uzajya ubona. Iyi channel ni iyanyu, uzayibona innovation nyinshi cyane. Hanyuma urabona ko nk'inzu ntacyo wayiveba pe, ni inzu nziza cyane kandi ikoze neza. Hano rero uri kubona turi kumwe n'umutekinisiye wacu, agiye kudufasha atwereka uburyo ki ashobora kuza gukonekita zino nsinga ze. Izi nsinga ze mu by'ukuri urabona ndi kubona uru rw'ubururu rero uru rusinga ngira ngo nirwo mwita netere. Yego, nubwo twita netere. None ndagira ngo uyu munsi utwereke uburyo ki ushobora kuza gucana aya matara ukoresheje. Numva kuvuga ko ushobora kuyacana umugoroba akiyatsa, hanyuma mu gitondo akazima, nibyo? Yego, niko bimeze. Amatara dushobora kuyacana twifashishije igikoresho. Hano dufite igikoresho bita photo control cyangwa se twilight, bamwe niko bayizi. Igikoresho rero kiraza kuducanira amatara yacu mu gihe haraza kuba hariho umwijima. Umwijima se ushobora gucana amatara? Yego, iki gikoresho cyacu kibidufashamo, birashoboka cyane. Mbese mu yandi magambo iki gikoresho gishobora kuba ngo abadukurikira muri kubona ko iyi nzu yacu ifite amatara yo hanze, hanyuma amaze kutubwira ko kiriya gikoresho ngo cyitwa twilight switch cyangwa iyo twita photolight. Ndabona reka ndebeho neza uburyo handitse nkaza kubabeshya. Ni photo control. Photo control rero iyi ngiyi photo control light. Hanyuma iyi nzu yacu ushobora kuyicana ngo numvise uvuga ngo saa 12 ngo nimugoroba ngo umwijima uje, ngo hanyuma ngo amatara ngo birahura gute? Amatara ashobora kwiyatsa yakijwe n'umwijima cyane rwose. Nicyo ubu ngubu tugiye gukora aha ngaha tukabereka muri aka kanya. Ntacyo watubwiye ko uru rusinga rw'ubururu hano ari netere. Ngaho banze tubwire uru rw'umutuku rwo ni iki? Urw'umutuku ni phase. Icyo bita phase mu mashanyarazi barabizi. Navugaga rura rwo kunje. Ubu nguru ni output turi bukure hano kuri twilight yacu. Ubundi mu kibazo cyoroshye umuntu aramutse akubaje kubera ifite insinga ebyiri hariya kuri iriya nzu, ibi bitukura n'urw'ubururu. Ukuvuga ngo izi nsinga ebyiri turaza kuba dufite output ya netere ndetse na output ya phase turi bukure kuri twilight yacu. Okay, ni kwa ngo iyi twilight iraza kuza kuducanira aya matara. Ngaho tugende kuri iyo twilight yawe. Ndi kubona hariho ibintu byanditseho dusobanurira ngo ni ibiki. Yego, ngira ngo muri kubibona hano dufite ahantu handitseho roads, red, white and black. None ko mbona handitse iyo road bivuze ko ariho ucomeka iki? Ahangaha niho tugiye gucomeka output z'izi nsinga zacu zijya kuducanira amatara. Ya matara yo mu nzu. No kwa ngo hagati y'uru rusinga rw'ubururu n'urusinga rw'umutuku uraza gucomeka iki kuri twilight yawe? Turacomekaho icyo mbanze mbere. Kurabona hano dufite urusinga rw'umutuku. Yego. Dufite urusinga rw'umukara. Yego. Dufite ndetse n'urusinga rw'umweru. Yego. Kandi dukeneye insinga ebyiri ziri bujye kuducanira ya matara yo ku nzu yacu. Yego. Ukuvuga aha ngaha dufite urusinga rw'umutuku. Yego. Turabona handitseho road. Yego. Tukagira n'urw'umweru. Yego. Ni nete. Yego. Bivuze ngo uru rusinga rw'umutuku turaza kurushyira kuri road. Yego. Ndetse n'urw'umweru
ujye kuri rodi, niyo netere. Noneho iyi urw'umukara uraza kuza ari phase supply, yego, ujya kuri twirete yacu. supply urayikura he rero? Supply rero ni isanzwe hanze, yego, ifite insinga zacu hano. ni ukuvuga ngo hano ni supply ufite ivuye kuri source isanzwe, yego. kuvuga ngo murabireba, turaza hano ariko ubu tekinoloji iriho kwiye, ubu amatara ashobora kwatswa n'umwijima akaziminwa n'umucyo. ni ukuvuga ngo reka tubikore turebe, yarimo atwereka ukuntu ahagiye gukonegita rwa rusinga rwacu rutukura ruvanye kuri suruse, kugira ngo ushobora kugeza hasi kuri tebo ukabikora neza, aho abantu badukurikiye bareba. aho ngaho uri gufungura, ahangaha ni hajya rodi, ahangaha ni hamwe hajya rodi, yego yego yego. ahangaha naho tugiye gushyira phase supply, phase iza kuducanira rya tara ryacu. Muraturebe, hindura handi wari watweretse aha uko byanditse turebe. Urabona hano dufite LED, iyo LED ijya hirya, iyi LED ijyaho rodi, ngashyiraho ubwo rodi ni handi rwa rusinga rucomekaho, rwa rusinga turi bujyane ku matara yacu, ni kuri ya nzu yawe, kuri yacu. yego. Aracomeka uriya rusinga rutukura, atubwiye ko rwa twirayiti rucomeka kuri za nsinga zijya kuri rodi. Rodi ahangaha rero tuzifite nk'aya matara. Iyi nzu ngewe nayikunze cyane, ngira ngo ni gutekereza, nta zindi nzu urajya ukora mu buryo ngo uha abakiriya bazubakirwe. Birumvikana dusanzwe tuzikora, bajye bakomeza badukurikire kuri Rwa Innovation Hub, muzajya bagenda bazibona nta kibazo. Okay. Hano rero ndabona iki gitekerezo ari cyiza. Tubwiye wari umaze kutwereka nyine ko output yawe igenda ikaza kuri aya matara. Hanyuma ukindi ugiye gucomeka n'iki? Yego, tugiye gushyira, murabona ko twari tumaze kujya gushyiraho phase output, tugiye gushyiraho noneho netere ijya kuri ya matara yacu. Netere rero ni urusinga rw'umweru, yego, kugira ngo hano nk'uko bari babibonye, tugiye gushyiraho netere. Netere ni rwa rusinga rwacu rw'umweru turarufite hano, yego, tugiye kurushyiraho ni hano, tukarushyira hano kuri urw'umweru ukareba neza. Utaraharenga se ubwo supply uraza kuyishyira he? Supply nayo kuri netere birumvikanaho tugomba kuyishyira muri ino tamiro. Yego, hanyuma hano urayifite? Hano turifite ivuye kuri source, dore ni iyi ngiyi, iyi, yego, iyo netere bivuze ngo tugiye kuyishyiramo hano. Byose ubifunganemo? Byose turabifunga, ariko ngira ngo ni ukoroshya uburyo bw'amashanyarazi. Yego, hano netere bwo ntabwo tubifungiramo hamwe rimwe byose, uraza ukabifungiramo. Izo nsinga ariko birashoboka ko wazigabanya kugira ngo zize kwinjiramo neza, ko nabonye hari akange gatoya, cyangwa zirajyamo? Zirajyamo, nta kibazo. Ubona ko azifungiyemo zose kugira ngo ya nzu ye iraza kuba ifite ngo netere, iraza kuba ifite netere, hanyuma na netere ivuye kuri source kugira ngo ya twirayiti ye ize kubona netere. Hanyuma urashyira hehe iyi faze cyangwa input ikoresha ino twirayiti? Kugira ngo nk'uko mubibona hano dufite line bivuze ngo ni ya source yacu phase, ni black babitweretse. Ngo tugiye kuza turebe ahantu hari urusinga rw'umukara, tuba ariho twinjiza ya phase yacu source. Okay, urusinga rw'umukara ni rwo input kuri iyo no twirayiti yawe. Yego, ngira ngo ngura hano bari kurubona, ngo niho tugiye gushyira ya phase yacu source. Okay, wabikora vuba hanyuma tugategereza umwijima. Ubwo ngubwo turategereza umwijima kugira ngo nk'ubu ngubu ngewe ndi saa 9 z'amanywa, ubu ngubu turaza gutegereza umwijima kugira ngo amatara yacu yake. Urumva ntabwo twategereza ko umwijima uza, ahubwo turareba ikintu gitwikira kuri twirayiti yacu kugira ngo twebwe duhange uwo mwijima. Okay, ndumva muri abahanzi umuhanga umwijima. Nyamuneka abantu muje kudukurikira mujye mugerageza munakanda hasi kuri subscribe, kuko niyo nkunga yanyu, muzajye munabona video zacu, ubundi muri umugisha cyane. Hanyuma ngira ngo ubu ngubu ushobora gushyiraho umuriro. Yego, ubu ngubu twashyiramo umuriro noneho tukareba uko bimeze. Okay, ahangaha ndi kubona urangije installation yawe, urayirangije. Ubwo uyirangije rero ndagira ngo utwereke mu by'ukuri ese dukora bite. Yego, ngira ngo nk'uko twababwiye nyine tugiye kugerageza gukira umwijima kugira ngo turebe ko kuko iyi twirayiti yacu dukorera ibyo dushaka.
urayipfuka hanyuma ubukereye umwijima warangiza ngapfukaho turebe. Ndabona yipfutse hanyuma ngiye gutegereza amatara aratse da. Uzi ko uburya tekinoloji ari igitangaza. Ni ukuvuga ngo irimo iracana ya nzu yacu akoresheje ibyo twinumvise ari twilight switch cyangwa iyo bita photo electrical switch, ariyo mwita night switch rero dore icanye ya nzu yacu twatangiye tureba. Ibintu ni igitangaza cyane. Hanyuma ni iki ushobora kubwira abantu bose bakurikira ibintu bya innovation na mu gihugu cyacu n'abandi biga TVET, mbese nk'umutekinisiye hanze ahangaha urabibona urabikoze yego, ariko wababwira iki? Yego murakoze cyane, ngira ngo aho isi igeze dukeneye tekinoloji kugira ngo tubashe gukora ibyo twifuza kandi byinshi. Ngira ngo rero mujye mukomeza mudukurikira, tubafitiye byinshi cyane tubahishiye. Mujye mukomeza mudukurikire, ubundi muzajya mugenda mubibona buhoro buhoro. Hanyuma nk'umunyeshuri uri ku ishuri, umunyeshuri uri kwiga ibi bintu wowe wageze hanze ugakora, mu by'ukuri wamubwira iki? Ikintu nababwira rero, murabona tuba dufite tekinoloji igezweho birumvikana muri iyi si. Tuba dukeneye rero ko twunguka ubumenyi bwinshi kandi butandukanye. Nabifuriza ko rero mwajya mukora amasaca ahantu hose hatandukanye kugira ngo mubone uko iterambere rimeze, kugira ngo tujye tubashe natwe guhanga ibigezweho. Urakoze cyane rero, ngira ngo tuzajya dukomeza kubasura, ubutaha tuzagusura utwereke indi innovation zabo ufite. Ngaha abadukurikira rero umunsi, dore urabona ko uyu muntu ni umuhanga pe, ni umuhanga. Aberetse ukuntu mushaka gucana inzu yanyu mukoresheje switch, ushobora kugira gute detecting umwijima, warangiza ukajya wigendera amatara ya saa 12 akaka, bwacya mu gitondo akazima. Kandi ngira ngo biri muri energy saving. Thank you very much, kandi subscribe uzajya ubona izindi video za innovation rwa. Then video ni nyinshi guys, ibintu ni byinshi cyane, hari zo twakoze zijyanye na tekinoloji, muzirebe mwige, hanyuma tubafite n'izindi projet nyinshi muzajye mukomeza muri. Thank you very much. Thank you.